Ndabasuje mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza muri uyu mugoroba turi tariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 ni Bosco mwamenyereye mu makuru agiye atandukanye. Bosco mwagiye mubana mu bice bigiye bitandukanye rwose by'amakuru, ubwo ndavuga za Goma, ndavuga za Bukavu, ndavuga za Uvira, Zanzibira ndetse ahanga Karehe, twagiye tubana Kavumu, twagiye tubana mu rugendo rugiye rutandukanye. Nongeye kugaruka rero mbasaba gukanda subscribe ndetse murusheho gusharinga. Nyaboneka ikintu cya mbere mbasaba murebe kuri iyo buto cyangwa se kuri ako gafresh kareba mu kuboko kw'iburyo, hanyuma mukandeho share mu magrupa agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye, kandi reka mu by'ukuri tubikore tubikunze. Umukunzi wa Bosco nabonye arimo bamazira ni Conrad kabisa, mwamaze kwagira salute, namaze kubibona cyane, namaze kubibona umugabo twagiye tubana mu makuru agiye atandukanye. Namwe mwese mudukurikirana mwicecekeye, reka mbabwire ko tutigeze twibagirwa kabisa, cyangwa se tubibagirwa mwese. Uvuga ngo uva kuri akagabudo ko gukanda like, urasembuka agabudo kamwe urabona kanditseho share, hanyuma ugakoreho ushyire mu magrupa agiye atandukanye, ubundi nabo bamenye uko byifashe. Kugeza uyu mugoroba rero ngiye kukubwira operation ihambaye, operation ikomeye cyane, operation simusiga, za operation Karundura Karabutaka mwagiye mutumenyeraho kabisa, nizo nongeye kugarura. Ntabwo ari njye uzigaruye, ahubwo igisirikare cya leta ya Congo FARDC nicyo cyongeye kugarura aya ma operation. Kuri ubu amakuru mfite aravuga ko ubwo 23 yakoraga igisa na diploma militaire cyangwa se military deployment ya gisirikare rwose niyo barimo bakora. Ahangaho rero ngo bakaba mu by'ukuri barimo bagerageza kwambuka ku kiraro cya Minjenje. Nibwo rero ubu tuvugana tayari amakuru ari guturuka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko rwose arimo avuga yuko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwakorera ibisa n'ibitangaza, cyongeye kwakorera ibisa niyerekwa ndetse ibisa rwose n'ibitarabaho hariya. Ni muri teritwari ya Walikale, igitero gishya cy'indege cyongeye kwibasira abo mu mutwe wa 23 ubwo barimo bakora bagerageza gukora diploma militaire ni ku kiraro cya Minjenje. Iki kiraro rero akaba ari iteme cyangwa se icyo bita bridge muri rw'icyongereza. Iki kiraro cyajyaga cyifashishwa ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, bivuga ko aribwo operation yaje gukorwa. Uyu munsi turi kwa kangahe? Turi kwa kane. Bako ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gukoresha indege kugira ngo zigabe ikiraro cya Minjenje ku mupaka cyangwa se ku gice gihuza teritwari ya Walikale ndetse na teritwari ya Masisi amunara Kivu y'Amajyaruguru. Murabizi ko ibi bitero byabanje kwigaragaza muri Bibwe, niho ibitero by'indege byabanje kubanza biraturitsa aya mateme birabomora. Ubu noneho rero Minjenje niyo yari itahiwe. Iyi Minjenje nk'ubwije ukuri ihuza Walikale ndetse na Masisi, yari yarabaye nk'ikisubwo nk'inzira, nubundi niyo nzira yakoreshwa na 23. Rero igisirikare cya leta ya Kongo cyavuze kiti nituramuka kubise hasi cyangwa se tubomoye iri teme, automatically ntago 23 yongera kugeza ibikoresho ndetse n'abarwanyi bayo ku bwinshi nkuko ari isanzwe bikora muri teritwari ya Walikale. Dore ko kuri ubu iyi teritwari ya Walikale umutwe wa 23 wavuze ko ushaka pinga, ushaka mpeti, ariko ibyo bintu byose barimo barabivugira muri groupement ya Ikobo ndetse n'ahanga hano hino za Kashebere. Ntago baragira muri mpeti wa muntu we, icyo kintu nacyo ugomba kuba wakimenya, ntibaragira ahanga muri pinga. Ahangaha rero nibwo amakuru avuga yuko kuri uyu wa kane tariki ya 9 inkuru imaze kuba yaba kimomo ko umutwe wa 23 ubwo arimo ugemura abasirikare ndetse n'ibikoresho watungwe n'igitero cy'indege Karundura Karabutaka cyaturikije iteme rya Minjenje. Ndetse kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko nubwo iki kiraro gisaba ibikoresho biremereye, gisaba ubushobozi bukomeye mu kucyubaka ndetse no kugisana, igisirikare cya leta ya Kongo cyarebye inyungu rusange cyemeza guturitsa iri teme. Bimwe mu bitangazamakuru bikora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nabyo byamaze gutangaza yuko aya makuru ari impamo, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakoresheje drone. Iyi drone ngo yaje mu by'ukuri ituruka ku kirere cya Pinga, yabanje kugaragara hejuru y'ikirere cya Pinga, ndetse ngo iyi drone
mu by'ukuri yasenye iki kiraro kugira ngo kidafungurira amarembo umutwe wa 23. Aya makuru akaba yemejwe n'ubuyobozi bw'umutekano muri Pinga ndetse no muri Walikale mu rusange yuko iki kiraro mu by'ukuri cyamaze kuba cyashyirwa hasi. Iki kiraro cya Minjenje cyubatswe hifashishijwe imigozi n'imbaho kugira ngo byorohereze ibinyabiziga, ariko ni ikiraro cyari gikomeye, ni iteme cyangwa se ni bridge yari hambaye cyane. Isenwa ry'iki kiraro nubwo muri rusange ntago cyabura kuba cyari gifite akamaro kanini, by'umwihariko mu kugenda mu muhanda ku murongo wa Kalembe Pinga. Ahanga rwose ku murongo wa Kalembe Pinga bahuye n'igihombo gikomeye, ariko nanone nta kindi gihombo kiruta guhomba ubuzima. Nicyo kintu igisirikare kiba gikoze cyangwa se igihugu muri rusange kiba gikoze, kikavuga kiti reka duhagarike ibi bitero by'izi nyeshyamba cyangwa se izi diploma militaire zitegura ibitero, hanyuma tugire iki duhangane nabyo, ibindi tuzaba duhangana nyuma. Ubwo rero abaturage ba Kalembe Pinga bivuze ko iki kiraro nyine kiraza kubakoma mu nkokora, ariko bagomba kubyihangana. None se ko bagombaga kuva mu byabo bakagenda ku misozi bagahunga mu gihe kitari giturikijwe ko bakabagiye gushakishiriza mu ngo zabo? Urumva ko bimwe bavuga bati ibi birarutanwa, ati ibi birarutanwa kandi nambara yasenya niyubaka. Nicyo kintu ibi nibyo biba bivugwa nyine, nta bindi. Ni igihombo gikomeye nanone ku nyeshyamba z'umutwe wa 23. Ubwo twari tubanje kuvuga igihombo ku baturage, ndetse ni n'ikintu bagomba kwihangana kandi bakanabyakira rwose. By the way, nanone kandi ni igihombo gikomeye cyane kuri izi nyeshyamba zari zirimo zigerageza kubaka ububiko bw'intwaro, zirimo zigerageza kubaka ubushobozi hano mu bice byerekeza Mpeti mu rwego rwo kugaba ibitero ku mujyi wa Pinga naho mu by'ukuri hari ingamba zikomeye cyane, ndetse ntakeka ko 23 izabasha rwose kwikura imbere iyi FARDC ndetse n'iyo Wazalendo ahangaha muri ibi bice. Ku nshuro ya gatatu bivuga ko ibikorwa bya 23 biburijwemo byo gusatira iyi migi yo muri Walikale. Kugeza uyu munsi kuri uyu wa kane, ibintu byari bikomeje kuba muri ibi bice bikikije Meti, dore ko mu by'ukuri ikigo gikomeye cyane cy'inyeshyamba za 23 cyaje kubiramo imirwano. Imirwano rero yari iriho ijya mbere, aho habagaho uguhangana ndetse gukomeye cyane, kudasanzwe hagati ya Wazalendo, hagati ya FARDC ndetse na FDNB ubwo barwanyaga uyu mutwe w'inyeshyamba za 23. Ndakubwiye ngo ibintu bimeze nabi, byakomeye byatokombeye. Ubu tuvugana indi mirwano ikaze, mu by'ukuri biravuga ko indi mirwano ikaze yaje kumvikana mu teritwari ya Masisi hagati ya Wazalendo ndetse na 23. Ubwo n'ubundi ntabwo tuba tugiye kure cyane. Imirwano ikaze yaje kumvikana rero hagati ya 23 ndetse na Wazalendo, aho wita Ndete, umujyi uri muri secteur ya Katoyi mu gace ko muri teritwari ya Masisi, ubwo nyine ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa 23 ngo wabagabye ibitero ku bindiro bya Wazalendo byari bimaze amezi menshi muri uyu mujyi, dore ko Wazalendo ari maze igihe kinini cyane yigarurira aka gace ka Ndete. Abarwanyi mu by'ukuri ngo bakaba bakoresha intwaro zemerera, ariko Wazalendo igerageza kwirwana ndetse no gusubiza inyuma iki gitero. Kugeza ubu ngubu ubwo twinjiraga muri izi studio, amakuru akavuga ko impande zombi zari zikigaragara muri ibi bice. Gusa 23 ntago igeze nkuko yari yabipanze cyangwa se yari yabiteguye, ntago ariko byayigendekeye. Hano rero muri iyi izi axe zo muri Walikale ndetse no muri Masisi, ni axe umunsi zavuzwemo imirwano guhera ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba. Ikintu bita imirwano yari imirwano rwose, urugamba rwari urugamba, byari bikomeye cyane. Bita Kabalangiriro bimeze bite nawe? Reka tunyarukire turebe. Bivuga ko imirwano yaje kumvikana hagati ya 23 ndetse na Wazalendo, ashiramwe ry'imitwe uharanira impinduka Wazalendo CMC FDP, aho bita Kabalangiriro. Ni muri hehe? Ni muri Balindu, muri groupement ya Simba, muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rwari urugamba, umuriro wari umuriro. Wazalendo ikaba yagabye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba muri uyu mudugudu uherereye mu burasirazuba bw'iri tsinda rya Kisimba,
muri Barindu nyuma y'imirwano ikaze hagati y'abarwanyi Wazalendo ndetse n'umutwe wa 23 bivuga ko kuri ubu ngubu inyeshyamba za 23 zasubiye inyuma zerekeza cyangwa se bongeraho bita Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ubu kuri ubu ngubu ibi bice bikaba bikomeje kugenzurwa na Wazalendo. Abyumvishe ko batangiye kugira iki, Wazalendo yatangiye kugenda ibasoramo donyi gake gake, ndetse ifatanije n'ibitero bya za drone bikomeje kurahiraho twazishoraga rwose hariya muri teritwari ya Warikare barahirira kuri uyu mutwe wa 23. Andi makuru dukomeje, kimwe mu bimaze kuba byamenyekana, ibiganiro bya Doha. Ibiganiro bya Doha rwose byagombaga guhuza umutwe wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bikaba byasubitswe kabisa. Rero ngira ngo iki kintu nacyo tukigarukeho turebe uko ibi bintu bimeze cyangwa se ibyaya makuru, dore ko ibi biganiro mu by'ukuri byavugwaga umunsi ku wundi. Murabizi ni ibiganiro byitezweho byinshi, ariko nagiye mbabwira ni ibiganiro mu by'ukuri ibiganiro ntabwo ari byo bizakemura ibi bibazo uko byagenda kose. Imirwano n'ubundi nkuko ikomeje n'ubundi ubona ko itazigera ihagarara. Leta ya Qatar yafashe umwanzuro wo kwimurira ibiganiro by'intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo mu cyumweru gitaha, bitewe n'uko ifite gahunda nyinshi. Byari byarateganyijwe ko ibiganiro bizaba muri iki cyumweru, hibandwa ku ngingo yo guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na FC cyangwa se 23 no guhagarika imirwano. Nta kintu ngiye nibaza numva cyakabaye gihagarika ibi biganiro ndetse cyakabujije kuba byaba, ahubwo ni kwa kundi tujya tubivuga tuti ibi biganiro nta mbaraga bifite kuri intambara, ndetse ibi biganiro ahubwo nibyo gutinza intambara no gukerensa intambara, kuko niba hari gahunda yakabaye ikomeye ndetse ya mbere ku isi atari no kuva muri Qatar cyangwa se ku mugabane umwe cyangwa se undi, iki kibazo cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakaba ari cyo kibazo kigomba gushyirwa imbere. Umwe mu barebwa n'ibiganiro yabwiye itangazamakuru ati ibiganiro hagati y'abahagarariye leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za 23 bizabera muri Qatar mu cyumweru gitaha, bifite intego yo kunoza uburyo bwo guhagarika imirwano no gukomeza urugendo rugana ku masezerano y'amahoro, byunganira intambwe zatewe mbere n'isinywa ry'amahame ryabaye muri Nyakanga. Nkuko byagenze mu byiciro byabanje, uyu muyobozi yasobanuye ko ibiganiro byo mu cyumweru gitaha bizitabirwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga b'ingenzi nk'indorerezi, bitezweho gukomeza gushyigikira gahunda y'amahoro kugeza itanze umusaruro. Kwa mbona itangiye kugenda biguru ntege, abafatanyabikorwa mpuzamahanga bavugwa barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo Angola, barimo Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Impande zombi zashyize umukono ku mahame aziganisha ku masezerano y'amahoro ku itariki 19 Nyakanga 2025. Icyo gihe byari byitezwe ko imirwano igiye guhagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko yarakomeje. Impande zombi zigashinjwa kwitana ba mwana. N'ubu imirwano yakomeje, nibyo twanahereyeho. Ibiganiro rero bikaba bisubitswe cyangwa se bikaba mu by'ukuri bivugwa ko bizaba mu cyumweru gitaha kubw'impamvu bwite za Qatar. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko buzatoranya abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro 23 bakwiye kujya mu gisirikare cyabwo n'abatogomba kukijyamo mu gihe byaramuka bikunze.